Murakaza neza kuri Guta TV, ahahurira ibitekerezo bikwagura, inkuru ziguhindura n'ubutumwa bugusunikira gutera intambwe. Uyu munsi ntabwo turi hano ngo tuvuge ku ntsinzi gusa, turi hano ngo tuvuge no kudacika intege, ku gutsindwa, ku guhomba no kwizera inzira y'ubuzima niyo waba utabisobanukiwe. Iyi ni inkuru y'umugabo watangiye ubuzima bwe atabiteganyije, akareka kaminuza, akarara hasi mu byumba by'abandi, akabaho ku ifunguro rimwe mu cyumweru, akanirukanwa mu kigo yarashinze ubwe. Ariko nanone ni inkuru y'umugabo wahinduye isi y'ikoranabuhanga, wahanze mudasobwa zahinduye uko dutekereza, akanerekana amatsiko, imitima no kwizera bishobora kuganisha ku byiza tutari twiteze. Uyu mugabo ni Steve Jobs. Iyi si inkuru yo kugutangaza gusa, ni inkuru yo kukubwira ko aho uri uyu munsi atariho iherezo ryawe riri. Reba neza, mva neza, kuko ushobora kwisanga wihuza n'iyi nkuru kurusha uko wabitekerezaga. Uyu munsi Steve Jobs yavuze ko ashaka gusangiza abantu inkuru eshatu zamubayeho mu buzima bwe. Ni amagambo menshi, nta kwiyemera, inkuru eshatu gusa. Inkuru ya mbere yayise guhuza utudomo tw'ubuzima. Steve Jobs yavuze ko yagiye kwiga muri kaminuza ya Reed College, ariko nyuma y'amezi 6 gusa afata icyemezo cyo kureka ishuri. Nubwo yararetse kaminuza ku mugaragaro, yamaze indi myaka hafi 2 ari aho ngaho, akajya yiga andi masomo yamushimishaga gusa akayiga nk'umushyitsi, kugeza igihe yaretse kwiga burundu. Yaribajije ati, ni gute byagenze ngo ngere aho ngera? Maze avuga ku nkuru ye itangira mbere y'uko avuka. Mama wabyaye Steve Jobs yari umunyeshuri muto utari ufite umugabo. Yaje gufata icyemezo cyo gutanga Steve Jobs ku bandi babyeyi kugira bamurere. Yumvaga ko umwana we agomba kwakirwa n'abantu barangije kaminuza. Byari byamaze gutegurwa ko azafatwa n'umugabo w'umunyamategeko n'umugore we. Ariko igihe Steve Jobs yavukaga, aba babyeyi baje kwisubira ku gitekerezo cyabo ku munota wa nyuma, aho bavuze ko bifuzaga umwana w'umukobwa atari uw'umuhungu. Icyo gihe byabaye ko bashaka abandi babyeyi bo kumutwara. Bajya ku rutonde rw'ababyeyi bifuzaga abana kwa Dr. Nuko maze bahamagara mu ijoro umubyeyi we babonye wari uri ku rutonde ukurikiye kujya yakira umwana, bamusaba ko yakakira uyu Steve Jobs. Aba babyeyi basanze kuri uru rutonde baje kwemera kwakira uyu mwana wari ukivuka. Nyuma mama Steve Jobs yamenye ko umugore wari kwakira uyu mwana atigeze arangiza kaminuza, kandi ko n'umugabo we atigeze arangiza amashuri yisumbuye. Ibyo byatumye yanga gusinya impapuro zo kuba yatanga umwana we. Gusa nyuma yaje kwemera hashize iminsi mike, nyuma y'uko bamubwiye ko umwana we azigana kaminuza. Steve Jobs yavuze ko iryo ari ryo herezo ry'itangiro ry'ubuzima bwe. Hashize imyaka 17 koko yagiye muri kaminuza, ariko yahisemo ishuri rihenze cyane ku kigero cya Stanford. Ibyo byatumye amafaranga yose ababyeyi be bari abakozi basanzwe bari barizigamiye ubuzima bwabo bwose atangiye gukoreshwa ku ishuri rye. Nyuma y'amezi 6, Steve Jobs yatangiye kwibaza agaciro k'ibyo yakoraga. Ntiyari azi icyo ashaka gukora mu buzima bwe, kandi ntiyabonaga uko kaminuza izamufasha kubimenya. Icyamubazaga kurushaho ni uko yabonaga ari gutakaza amafaranga ababyeyi be barabikiye ejo hazaza. Nibwo yafashe icyemezo gikomeye kureka kaminuza. Nubwo atarazi aho yari ari kujya, Steve Jobs yavuze ko yafashe iyi ntambwe yiringiye ko ibintu bizagenda bigahuza uko byakagomba kumera, kandi ko hari umunsi azasobanukirwa impamvu byabaye bityo. Steve Jobs yavuze ko icyo gihe byari biteye ubwoba cyane, ariko iyo asubije amaso inyuma abona ko cyari kimwe mu byemezo cyiza cyane yigeze gufata mu buzima bwe. Aha ngaha bavuga kureka ishuri. Akimara kureka kaminuza, yahise ahagarika kwiga amasomo ye yarategetswe kwiga, kabone nubwo atayakundaga, ahubwo atangira kwiga amasomo we yakundaga ku giti cye kandi akayishimira. Nubwo byumvikana neza, ntibyari byiza cyangwa byoroshye nk'uko umuntu yabitekereza. Steve Jobs yari afite icyumba cyo mu icumbi rya kaminuza. Yararaga hasi mu byumba by'inshuti ze. Kugira ngo abone ibyo kurya, yajyaga kugurisha amacupa ya Coca-Cola bakamuha amafaranga make cyane. Ahangaha bamuhaga amasenti agera kuri 5 kuri buri cupa rimwe. Aya mafaranga yabona akayakoresha mu kugura ibiryo. Buri cyumweru nijoro yagendaga ibirometero hafi 11, ni ukuvuga mayiro 7, anyura mu mujyi wose, akajya mu rusengero rw'ikigirwamana Krishna, aho yabonaga ifunguro rimwe ryiza mu cyumweru. Yavuze ati, narabikundaga. Ibyinshi muri ibyo yisanze arimo, akurikije amatsiko n'imbamutima ze, byaje kugaragara nyuma ko byari ibintu bifite agaciro gakomeye cyane nubwo atarabizi icyo gihe. Maze atanga urugero rumwe. Ati, icyo gihe Reed College yari ifite amasomo meza cyane ya calligraphy, ubuhanzi bwo kwandika neza, kurusha andi mashuri menshi yo mu gihugu. Ku kigo cyose amatangazo, amazina y'ibikoresho n'ibyanditswe byose byandikwaga n'intoki mu buryo bwiza cyane.
kubera ko Steve Jobs yararetse kaminuza ku mugaragaro, ntiyari agifite amasomo ategetswe na kaminuza kuba yakiga. Yahise afata icyemezo cyo kwiga amasomo ya calligraphy kugira ngo amenye uko bikorwa. Yarize yiga itandukaniro riri hagati y'inyuguti za serif na sans serif, uko intera iri hagati y'inyuguti igira ihinduka ku bwiza bw'inyandiko n'ibituma imyandikire iba myiza koko, y'icyo bita typography. Yabibonaga nk'ibintu byiza cyane bifite amateka, bifite ubuhanzi bucecetse kandi bwimbitse. Ubwoko bw'ubwiza si siyanse ishobora gusobanura byoroshye. Yaramushimishije cyane kuko yabonaga ari kugenda abimenya, ariko icyo gihe ntiyabonaga na gato ko ibyo bintu yari kuzabikoresha kandi ntaho azabikoresha mu buzima bwe. Nyamara hashize imyaka 10 igihe we n'abandi bari gukora kuri mudasobwa yabo ya mbere ya Macintosh, ibyo byose byaje kumugaruka mu mutwe. Bakoresheje bwa bumenyi yarize muri rya somo rya calligraphy bijyanye na byanyu byo gusesengura no kunoza inyandiko, babukoresheje babushyira muri computer ya mbere ya Mac bakoze. Nibwo Mac yabaye mudasobwa ya mbere ifite imyandikire myiza, ifite inyuguti zitandukanye kandi zifite intera ipimye neza. Steve Jobs yavuze ko iyo ataza kwiga iryo somo rimwe rya calligraphy, Mac itari kugira inyuguti zitandukanye cyangwa font zipimwe neza intera. Kandi kubera ko Windows yaje kwigana Mac, bishoboka ko mudasobwa nyinshi z'abantu ku giti cyabo zitari kugira imyandikire myiza dufite uyu munsi. Iyo ataza kureka kaminuza ntiyari kwiga calligraphy, bityo mudasobwa z'abantu ku giti cyabo zishobora kuba zidafite ubwo bwiza bw'imyandikire dufatanye ibisanzwe uyu munsi. Steve Jobs yakomeje agira ati, ntushobora guhuza utudomo tw'ubuzima ureba imbere. Utudomo tubasha guhuzwa gusa iyo usubije amaso inyuma. Niyo mpamvu ugomba kwizera ko utudomo two mu buzima bwawe tuzahura mu gihe kizaza. Ugomba kwizera ikintu runaka, waba wizera umutima wawe, iherezo cyangwa destiny, ubuzima, karma cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose. Kuko kwizera ko utudomo tuzahura mu nzira biguha icyizere cyo gukurikirana umutima wawe. Niyo wanyura mu nzira itamenyerewe n'abandi, kandi ibyo nibyo bihindura ibintu byose. Hanyuma Steve Jobs atangira inkuru ya kabiri, inkuru yayise inkuru y'urukundo. Yavuze ko yigeze kugira amahirwe yo kubona icyo akunda gukora akiri muto. We na Steve Woz batangije Apple ikorera mu ruganda rw'ababyeyi be mu gihe bari bafite imyaka 20. Barakoze cyane mu gihe cy'imyaka 10 gusa. Apple yavuye ku bantu babiri bari mu garage ihinduka ikigo gifite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari, gifite n'abakozi barenga 4,000. Bari bamaze gushyira hanze igihangano cyabo cyiza kurusha ibindi ariyo Macintosh hashize umwaka umwe gusa, kandi Steve Jobs yari amaze kuzuza imyaka 30 nibwo yirukanwe mu kazi. Yibajije ati, ni gute umuntu yirukanwe mu kigo cye yashinze? Yasobanuye ko uko Apple yagendaga ikura, bashatse undi muyobozi w'umuhanga wo kumufasha kuyiyobora. Mu ntangiriro byagenze neza, ariko uko igihe cyagendaga, icyerekezo cyabo cy'ejo hazaza cyatangiye gutandukana, maze bagirana amakimbirane akomeye. Inama y'ubuyobozi yahisemo kumushyigikira, maze Steve Jobs ku myaka 30 asezererwa mu ruhame. Icyari kimaze kuba intego n'ishingiro ry'ubuzima bwe bwose bw'ubukire cyari kirangiye. Byaramubabaje cyane. Amezi yakurikiyeho ntiyari azi icyo gukora. Yumvaga ko yataye icyizere cy'ubucuruzi n'abahanga bamubanjirije, wari ushyikirijwe inkoni yo gukomeza urugendo ariko akayigusha. Yagiye ahura n'abantu bakomeye nka David Packard, Bob Noyce, gerageza kubasaba imbabazi kubera ko yumvaga yaratsinzwe bikomeye. Yari intsinzwe ihindutse igitutu, igahinduka gutsindwa mu ruhame. Yigeze no gutekereza guhunga Silicon Valley, ariko buhoro buhoro hari ikintu cyamuciye mu mutwe, kwari ugukunda icyo yakoraga. Ibyabereye muri Apple ntibyigeze bihindura urukundo na gato. Nubwo yari yaranzwe, umutima we wari ugikunda. Nibwo yafashe icyemezo cyo kongera gutangira bundi bushya. Icyo gihe ntiyabibonaga, ariko nyuma yaje gusobanukirwa ko kwirukanwa muri Apple byari bimwe mu bintu byiza cyane byamubayeho. Uburemere bwo kuba umuntu watsinze cyane byasimbuwe n'ubworoherane bwo kongera kuba umwigishwa utizeye byose. Ibyo byamuhaye umudendezo wo kwinjira mu gihe cy'ubuhanga bwinshi kurusha ibindi byose mu buzima bwe. Mu myaka 5 yakurikiyeho, Steve Jobs yavuze ko yashinze ikigo cyitwa Next, anatangiza ikindi kigo cyiswe Pixar, kandi anagwa mu rukundo n'umugore w'igitangaza waje kuba umugore we. Pixar yaje gukora filime ya mbere ku isi y'inkuru ishushanyije zakozwe hifashishije mudasobwa bita Toy Story, maze ihinduka studio y'animation yatsinze cyane kurusha izindi mu isi muri icyo gihe. Mu buryo butangaje, Apple yaje kugura Next, bituma Steve Jobs asubira muri Apple.
Ikoranabuhanga barateje imbere muri Next ryaje kuba umusingi w'ivugurura rikomeye rya Apple ryabonye izuba nyuma. N'umugore we Lauren bubatse umuryango mwiza wuje urukundo. Steve Jobs yavuze ko yizeye neza ko ibyo byose bitari kuba byarabaye iyo ataza kwirukanwa muri Apple. Yavuze ko byari n'umuti urimo uburibwe bwinshi ariko ko bigaragara ko umurwayi yari awukeneye. Yongeyeho ati rimwe na rimwe ubuzima bugukubita inkoni ikomeye, ariko yahise asaba abantu ati ntuzigere utakaza kwizera. Yavuze ko icyamufashije gukomeza ari uko yakundaga cyane ibyo yakoraga, niyo mpamvu yasabye buri wese gushaka icyo akunda by'ukuri mu kazi kimwe no mu rukundo. Yagize ati akazi kawe kazagufata igice kinini cy'ubuzima bwawe, inzira imwe rukumbi yo kunyurwa by'ukuri ni ugukora ibyo wemera ko ari byo byiza, kandi ni inzira imwe rukumbi yo gukora akazi keza ni ugukunda icyo ukora. Niba utarabona icyo ukunda komeza kugishaka, ntukemere ibisanzwe. Nk'uko bigenda mu by'urukundo uzamenye igihe wabibonye, kandi uko imyaka igenda ishira bigenda birushaho kuba byiza. Yasoje agira ati komeza gushaka, ntukemere ibisanzwe. Hanyuma atangira inkuru ya gatatu, inkuru ivuga ku rupfu. Steve Jobs afite imyaka 17 yasomye interuro ivuga iti nubaho buri munsi nk'aho uri uwa nyuma, umunsi umwe bizahinduka ukuri. Iryo jambo ryamukoze ku mutima cyane. Mu myaka 33 yakurikiyeho, buri gitondo yarebaga mu ndorerwamo akibaza ati iyo uyu munsi uba ari uwa nyuma mu buzima bwanjye, nakora ibyo ngiye gukora uyu munsi. Iyo yabonaga igisubizo ari oya iminsi myinshi ikurikiranye, yahitaga amenya ko hari icyo agomba guhindura. Yavuze ko kwibuka ko azapfa umunsi umwe aricyo gikoresho gikomeye cyamufashije gufata icyemezo gikomeye mu buzima bwe. Kuko iyo utekereje ku rupfu, ibyo abantu bagutegerejeho, ubwibone, ubwoba bwo gukosa cyangwa kunengwa, byose bigwa hasi, hagasigara gusa icy'ingenzi nyacyo. Yagize ati kwibuka ko uzapfa niyo nzira nziza yo kwirinda kwibwira ko hari icyo ugomba kurinda. Usanzwe ntacyo ufite, nta mpamvu yo kudakurikira umutima wawe. Nta muntu n'umwe ushaka gupfa. Nabo bavuga ko bashaka kujya mu ijoro ntibifuza gupfa kugira ngo bagereyo, ariko urupfu niryo herezo duhuriyeho twese, nta n'umwe warwihisha. Kandi nk'uko Steve Jobs abivuga, urupfu rushobora kuba aricyo gihangano cyiza kurusha ibindi by'ubuzima. Nirwo ruhindura ibintu, rukuraho ibishaje kugira ngo harekurwe ibyiza bishya. Uyu munsi ibyiza bishya ni wowe, ariko umunsi umwe uzahinduka igishaje uharurira inzira abandi. Yagize ati igihe cyawe ni gito, ntugatakaze ubuzima bwawe ubaho ubuzima bw'abandi, ntugafatwe n'amahame y'abandi, kubaho ushingiye ku bitekerezo by'abandi. Ntukemere ko urusaku rw'ibitekerezo by'abandi rupfukirana ijwi ryawe ryo mu mutima. Ikirenze byose, gira ubutwari bwo gukurikirana umutima wawe n'ubushobozi bwawe. Ibyo bisanzwe bimenya uko ugomba kuba, ibindi byose ni iby'inyongera. Yasoje agira ati stay hungry, stay foolish. Inkuru ya Steve Jobs itwereka ukuri gukomeye. Ubuzima ntibusobanuka ureba imbere, busobanuka iyo usubije n'amaso inyuma. Ibyemezo bigoye wafashe, inzira utekereza, ibyo watekereza ko ari ugutsindwa bishobora kuba ari byo bizahindura ubuzima bwawe bw'ejo. Ugomba kuba bifite ibisubizo byose uyu munsi. Icy'ingenzi ni ukwizera ko utudomo 3 tw'ubuzima bwawe tuzahurira igihe kimwe kigeze. Kora ibyo ukunda, ntukemere ibisanzwe, ntugatinye gutangira ubundi bushya, ntukabeho ubuzima bw'abandi. Igihe cyawe ni gito, gikoresha ukurikira umutima wawe n'icyo wumva kigufitiye umumaro nyawo. Iyi yari Guta TV, aho inkuru zibyara icyerekezo.